Imana yacu ihimbazwe koko kuko ibikwiriye. Nawe se dore yaraturinze mu myaka ikabakaba 10 tubwiriza ubutumwa bwiza mu ndirimbo. Icyubahiro n'ikuzo, ubutware no kuganza bibi byayiteka ryose. Bavandimwe bacu, ubutumwa bwiza twabateguriye bugizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere kigizwe n'indirimbo zo guhimbaza Imana. Igice cya kabiri kigizwe n'umukino. Bakunzi bacu, wa mugambi twahagurukanye mu kwezi kwa 7 muri 1996 na n'ubu ntabwo twawutezutseho, ari wo kubwiriza ubutumwa bwiza mu ndirimbo aho bishoboka hose. Turasaba Imana ngo ubu butumwa bwiza tukugejejeho bukugirira akamaro, bukubake, twese bidushoboze kwitegura ubwami bw'Imana, dore Yesu ari hafi kugaruka. Turabisaba mu izina rye ryera. Amen. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye urukundo wadukunze, warugaragaje igihe Adamu yaramaze gucumura, uduha impano ikomeye cyane ho Yesu Kristo arabambwa, turabamburwa, arabazwa, turababarirwa, none ubu turabana b'Imana, izina ry'Iteka rihimbazwe. Nubwo wadukoreye ibyo byose, ntabwo twagenze nk'uko ushaka. Turagusabye ngo udukureho gukiranirwa kwacu, utwambike gukiranuka kwawe. Tugushimiye cyane igikorwa cyiza wadushoboje gukora cyo kubwiriza ubutumwa mu buryo bwo kuririmba kuri kasete video. Turagusabye ngo ubutumwa budukizanye n'abazabwumva, twese tuzahabwa ubugingo buhoraho. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.